Hello my people, Mr. Kanyafrika, iyi ni Kajumiro TV show. Umusore imbere yanjye dutangire tugusuza twibwira bakwita gute se? Banyita Fat Comedian. Hanyuma ubukwe bw'icyamamare de Mr. Tiger Crew wo muri Force Boys Rappers ubonye ute? Bwari bumeze fresh neza cyane tayari. Nirihe jambo wabwira de Mr. Tiger Jackman Crew uyu munsi mukuru w'ubukwe bwe w'imboneka rimwe? Nahita mubwira ati hi. Ibyo gusa. Biba birenze nyine byari bimeze fresh. Kuki tutabonyemo umuraperi ukomeye cyane de P-Fraka Propi the Great bafitanye collaboration y'indirimbo? Bwe yari yagiye mu bindi bintu nyine ariko nta byari birenze nyine nabazaza ubundi. Urukundo rwa Nyambo ndetse na Titi Brown uruvuga iki? Rumeze fresh nta birenze nabo tayari. Nasiko tubumva ko mu itangazamakuru ritandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Titi Brown ndetse na Nyambo bafite abandi bakunzi hanze baba diaspora, wowe ubibona ute? Nibo babiri gusa. Biriya bavuga se aba ari ugutwika cyangwa? No gutwika nta birenze. Reka nta birenze birano gutwika nibo babiri benyine. Mr. Deben Tiger B mu minsi ishize yavuzweho amagambo atari meza ko yagiye imbere y'ibyuma by'itangazamakuru ubwo yifotozanyaga n'umufana we ndetse akaza kumukurura umwambaro w'imbere bakunze kwita isokoreki. Wowe urabivuga iki? Bira barimo kujya nuza bari kujya ubwo se nabyita iki? Ibintu bari kujya nk'inuza nk'ubuzima nyine bari kwamamaza bira nibisanzwe bimeze tayari. Nose ubona koko ari byo cyangwa n'abanzi be bamusebya mu itangazamakuru kugira ngo hits ze ndetse zishobore kuba zasubira inyuma? N'abanzi be bamusebya mu itangazamakuru bira nta birenze. Nyuma yaho yakoze indirimbo yitwa Sikosa ari kumwe na Kevin bakunze kwita Kevin Kade ndetse na producer Element. Iriya ndirimbo ikomeje kubaka ibigu ndetse no kuba ubukombe. Wowe uyibona ute hazaza hayo? Irana y'abastari nyine biri kwamamaza abastari bose nkatwe nyine ibiri imbere yacu. Ngaho dusoza niki wabwira abakunzi bawe ndetse n'abagukurikira ku mbuga zawe nkoranyambaga? Bakora subscribe, share and comment kuri Kajumiro TV ndetse na kwa Fat Comedian. Kuri TikTok naho ni Fat Comedian na Kajumiro TV. Dukakomeza twigendera rumwa matak matarabushi. Sawa. None se dukomeze gatoya amagambo yago ari kurasa kuri jihadi urayavuga iki? N'amagambo akomeye cyane ndetse ateye ubwoba akomeje gutisa imbuga nkoranyambaga. Bira nta birenze nyine no gufata ama views ari kwamamaza nyine. Twe tubibonera kure tubona ari nka byacitse tukavuga ko harimo ikindi kintu gisa nk'intambara y'ubutita. Biba byakaze nyine uri kubibonera kure kandi abandi bo nta biba birenze twebwe twibereye inama mu cyaro. Nihe nama wabagira nkawe Fat Comedy ndetse umenyereye gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye? Inama nabagira nta birenze bayifata nk'ibisanzwe gusa nta byacitse irimo hari. Nta byacitse birimo. Turagushimiye cyane Fat Comedian. Sawa.